nzakujyana mu rutobwe nkwereke nyogokuru azagushima ndabizi. Murakoze murakagira Imana ndabashimiye. Reka tubashimire mwese. Nababwiye ngo gahunda ni ugutuma u Rwanda kandi ni uguteza umuco nyarwanda imbere. Ikindi ni ukuzamura impano z'iwacu tukamenya iby'iwacu tukabikunda byose tubiteza imbere. Ndabashimiye cyane, mugubwe neza. Ngatetu 50 Ngatetu 50 mwese mu kujya Ngatetu 50 ndabashimiye cyane. Nizere ko muri amahoro kandi aho muri hose nizere ko mugubwe neza. Nababwiye ngo gahunda ni ugutuma u Rwanda kandi nk'uko mubibona ahantu turi ni ahantu heza cyane. Bivuze iki? Ahantu habereye ibirori byiza kandi bya kinyarwanda. Ikibona n'utete, ikibona cy'ibisharagati, bivuze ko abantu baba batarabye igitori. Ariko hatinze yakiye umuntu wari uri inyuma y'ibirori byose byaraha. Tumwakire hanze yasuhuza abanyarwanda bya kinyarwanda. Murakoze Murakomeye amahoro natarama bigatinda ariko banze bwira abanyarwanda bya kinyarwanda bacu mu giteramo. Rero turatarama kandi igiteramo ntabwo ari ubwa mbere kibaye. Twe twataramiye Ibwanacyambwe, dutarama Ibwanamukari, mu Bufundu, mu Munyaga, aho turi ibwami aho hose. Buriya guhera muri 1932 twaye dutarama tukabona n'abami bagiye batandukanye, harimo nk'umwami Rudahigwa gatatu wo bita Sharire, harimo Kigeli gatanu Ndahindurwa, bari bose twarataramaye. kera isi baye ni myinshi ariko nyamara ubwo mutaramye muri kumwe rero ubwo ndi rubona amarungura yatinwa ijuguza mugabo ndi matagamye mbuzi imbere bani nyinshi indagarwa n'abagazi kwa gitinwa ndumuhungu cyuma dangago n'imyambi mweto nyero akaza kurukama no tujwe no nk'atazunya muri kango n'imusakura tireje n'emati wisiri murasaba isuku w'intwari mwanza kumwezo doganye hagaze mu nyamigo tigero barasene mu kompitere barakuka mu cubira rwahama woni wenje umutarabye cyane n'ubongera ngo umutarabye cyane narabagumaguma nuko uriya rero datajya kunyita babaje gusigana arasiganye byari impaka ndende bajya impaka tujye mu byaramaze amezi 9 nwise aho mvukiye izina rirabura neza. Data umwana wamwita Yuda Iskariyoti undati se tugenekereje muri Bibiliya Yuda Iskariyoti icyo yakoze agambanira umwana w'Imana ku biceri 30 tukaba tugeze mu gihe Yuda yarebaga ibiceri biri gusa yarebaga inyungu. Buriya Yuda yari afite imishinga myinshi, buriya ngo yari yarubakisha inzu Yerusalemu irimo izamuka, none biriya biceri yabibariye ati ibiceri 30 harimo abafundi n'abayede yabiteraga imirimo. Icyo gihe abayede bahembwaga amafaranga make cyane, byari ibikoroto babitaga ibikoroto hakora n'amadenari. Noneho ubwo aravuga ngo ibiceri 30 ngombe mbifate cyo kwihembera abakozi, yari yabiteye imibare. Noneho akimara kubifata nuko akibata umwana reka tumwite Yuda Iskariyoti sokura ati Yuda nguwo amugize igisambo yazakura nabi, ntabwo yazatuba koneka kurikiza iby'abandi, ahubwo yajya baka n'ibyo bafite. Atahubwo ariko umwana tumwite Petero wabaye intumwa y'Imana, akaba niwe urusengero rwubakiraho. Muri Petero bivuga urutare rukomeye Pierre. Nuko data arabyumvira ariko ababwire nubwo ibintu byabira nabizi cyane ati wowe se wawe ndakanye Yesu ariko nta ndengize impungenge isake bitse gatatu abakise isake busake y'inkoko iyi ngiyi igenda uyu mwana wacu haje cyangwa intare za nyamaswa zateye inkazi bashize no muri parike kugira ngo zitazangiza abantu. Nuko hafi aho ngaho hari umujyanama bari baraho bateranye imfura mu muryango, dore ko twari turi kumwe w'amasaka bamwe babetaga ya Nyundo ya Makure n'abamikazi bashaka kugira ngo bakwize mu babyeyi, ubwo bandi bari barimo barayigogora, abandi bavugira hirya baravugiraga, cyari igitaramo cy'imihigo. Nuko umujyanama arabwira ati rero ati
uwo nguwo yakoze amabara ntihakanye umwana w'Imana. ntabwo twamwita Petero, ahubwo reka tumwite Yosefu warongoye isugi Mariya bakabyara umwana w'Imana. Ati se Yosefu wari umubaji araza ati abandi atari ku Yosefu kuba yaremeye kurongora umwana w'Imana, kurongora Bikira Mariya bakabyara umwana w'Imana, izina rya bityo batizwe Yuda yitwe Petero, reka tumwite Yosefu nubwo yari umubaji ariko akoze ibidahangarwa, akoze ibikomeye. Imagine umuntu ukomeye cyane, imagine umuntu ukomeye cyane. Niyo mpamvu iyo bagiye kuvuga avuga umuntu wabaje imitima ntabwo yaringanije, ntabwo yabaje kimwe, umubaji ni umuhanga. Nuko abari aho bahuza ibiganza ati tugushimire. Nuko data tumwana rero ntabwo twamwita Yuda, ntabwo twanamwita Petero, reka duhindure tumwite Nyandwi Reveriyani. Buriya Nyandwi umwana wa gatatu wa Adamu na Eva, buriya ukuyemo Gahini na Abeli umwana wa gatatu yitwaga Seti. Seti mu Kinyarwanda umwana wa karindwi witwa Nyandwi, ni karindwi. None Reveriyani ivuga icyubahiro, bati uwo mwana aza munyacyubahiro mu muryango, ajya arebera kuri bakuru be, muzitwara neza ari we Abeli azamukurikiza. Icyo gihe bari abana babiri Gahini na Abeli, tuzi ko bazabamo abantu bakomeye, aradutenguha. Ariko mva ikintu gitangaje, uzi ko mu bantu bane babayeho ku isi ba mbere, uzi ko umwese icumi urumva Gahini yica Abeli yishe kimwe cya kangahe cyari batuye isi, kimwe cya kane cyari batuye isi yaracishe. Urumva Gahini ari mu bantu bishe abantu benshi ku isi, nubwo mwumva bavuga ibindi bikomerezwa nka Adolf Hitler bari barigize ibyigomeke bakora ibyaha bigiye bitandukanye, ariko urumva ko Gahini we yabaye akarusho, yishe abantu benshi ku isi. Ubwo rero mvuka gutyo umutaramyi ubu umuntu agushaka ngo umutaramire, yego ko bikose n'ukumutamira bya Kinyarwanda yagusanga hehe, yakubona hehe, mbese kugira ngo umutaramire. Ubundi serivisi uha abanyarwanda ni izihe? serivisi zanjye rero iya mbere ikintu cya mbere njyewe nitaho ni ugukora ubukwe Kinyarwanda, icyo bita igitaramo, mwabwira abantu amateka. Nk'ubu twaje hano i Bwanacyambwe twibukiranya amateka y'umwami wabayeho bitaga Yuhi wa kabiri Mazimpaka utuye mu Gacurabwenge, umva ku ijuru rya Kamonyi. noneho tukagera n'uwabayeho aho bita i Kabere, mu bigaro bya Kabere, aho ni mu murenge wa Kayumba, aho bita i Gaseke, hatabaje umwami bitaga Cyilima Rujugira. Yari umuhungu w'umwami Yuhi wa kabiri Mazimpaka uri mu Gacurabwenge, n'amateka y'umuhanda wacu iwacu i Kamonyi. Noneho tukajya no ku ijuru rya Kamonyi, hari umugore witaga Nyirarunyonga w'igihangange. Nawe muri episode ikurikira tuzaganira, nzabwira amateka ye. Noneho buriya andi mateka twihariye, buriya urabona ku Kamonyi bita ku masuka, ariko di ku masuka hari amasuka abiri. Inkomoko yaho rero hari mu 1993 ubwo Papa Paul Yohani wa kabiri yasuraga u Rwanda, yageze hari yagiye aho bita i Muhanga igitaramo mu Marangaranduga, hasiga ikimenyetso cy'amasuka abiri cy'umubano mwiza hagati ya leta ya Kigali na leta ya Roma. ubwo muzahinga kera nuko kugira ngo twikera ako kana niho byatangiye. ubu nta abanyagitaramo yababwiye ngo muzahinge mweze, nuko muzahinge mweze musarure abantu barye. Buriya kera hari igihe izuba ryavaga imburacyuye imisozi igakumba, sibyo? Ugasanga ahantu hose haruma, ariko haza yari amasuka avuga ati nubwo izuba ryava imburacyuye imisozi igakumba, muzahinge munavomerere kandi muhinge mweze. Ari nicyo kimenyetso hasize. Andi mateka dufite, hari ahantu hari i Musambi, ahantu bita mu rya Bitano, hari zahabu nziza. Mu rya Bitano urahabona, hano muri Musambira ni muri Kamonyi
akarere ka Kamonyi mu rya Bitana hari zahabu nziza cyane byose ni byiza biranze akarere ka Kamonyi nibyo mbanje kubabwira mu bitare bya Mushi n'iby'Amashyiga ku kirenge cya Ruganzu murahazi amateka yo narababwiye muri episode zabanje warahaberetse barahabonye nuko ariya yose ni amateka nicyo kintu iyo wanumiye mu bukwe mu gitaramo cyawe mbanje kubwira abantu aho ugeze wanze ukabasasanurira ibihisha abantu nuko noneho icya kabiri iyo wanumiye mu gitaramo icya mbere ngo hano ubujyanama n'ukuntu ibirori byawe bigomba kugenda buriya hari ukuntu iyo turimo turategura ubukwe hashobora kubamo ikintu cyo gusesagura yego ugasanga wikuye naho wari uri iyo abantu tugushagaye tuba tuje kurya no kunywa no kureba ukuntu mwambaye sibyo ariko iyo birangiye turagenda mugasigara muri babiri yego ariko niba unyiyambaje ndakubwira ngo ku bushobozi ufite niba ufite ubushobozi bwa 40% urakora ibintu biri munsi ya 40%, yego wikora ibya 40% kuko ukora ibya 40% birahuriramo isigara y'amara masa nujya hejuru 40% urajya mu madeni kandi burya tujye tubwizanye kwitura abanyarwanda kandi yakoze ubukwe bwiza buhenze wifashe muremure ninza kugusura ntabwo uzanyakiriza fanta kandi mu gitaramo waratwakisha isigasira cyacu nagaragaje nuko usange niba mageze ujye kunyakiriza inkoko kuko arizo tware mu gitaramo kuko nunyakiriza inyama ndajya namuvuga ati si umuntu ko yakoze ubukwe bwiza ntabwo bikunda urumva uragerageza ibice byose wirarire ngo umuntu yagutumiye kugira ngo umutaramire umufashe gutarama umuryohereza ibirori ibyo byose babifasha ubujyanama kandi ukamira ko ibintu byagenda neza nuko bakagusanga hehe n'ibyo bafasha Rwanda bakurikiye 350 bagusanga hehe abanyarwanda munkurikiye nshuti zacu bakunzi b'umuryango bakunzi b'iki gitangazamakuru dukunda duhora dushimira umunsi ku munsi bitewe n'intambwe kigera kiduteza kwa ko buri gitangazamakuru cyanyu gifite intego zigera ngo muri 3 niba nibeshye kuzamura abanyarwanda kubaha ibyo bashaka no kubigisha nuko jewe uko tatagiye mbabwira nitwa Nyandwi Veriane Nyandwi Barushimana Kabumbiro akiza umwami wa Bamporiki wa Murekezi wa Karekezi ninjye musi utari umusinzi ndi umusazi utari umusenzi ndi umukristo bana nabatijwe narabatijwe mu mazi menshi ndi umukristo aho yansanga rero yo kiri umarangara ndigawe n'abantu ndavuga imuhanga avuga ibihanganje ariko cyane cyane mu kubaha Imana iwacu ni ikeza rimiteje n'abageni muteza cya ruguru mu mudugudu wa Gatete mu midugudu y'ubu ngubu umurenge bwo ni Keza Kagari Nyarunyinya ushaka telefone yanjye 0738 08 08 ndayisubiramo 0738 08 mfite na MTN 078 235 kuri TikTok amazina yanjye nitwa Ahmed Nasri Karim kuri TikTok aho ngaho abantu bagukurikiye aho ngaho bankurikira banyureho barebe bari amavideo mbanashyizeho ibyo nkora babikunde bankundishe n'abantu natwe mudukundishe n'abantu Banyarwanda nshuti zacu bakunzi b'umuryango bakunzi b'ibitaramo bakunzi b'amateka bakunzi bagemeje kumenya ku gihugu cyacu cyaho cyaturutse naho kigeze bakurikire 350 bayikunde batanga inyigisho nziza